Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. None ahangiye kubahereza icyegeranyo cy'umunsi ndetse ngiye kukubwira ibintu 9 bigaragaza ko umukobwa agukunda ariko akabihisha, ndetse ndaguhereza n'inkuru bishingiyeho, ndetse ndaguhereza inama n'amagambo yavuzwe n'abahanga ku isi kugira ngo abashe kumvikanisha ibyo bintu 9 bigaragaza umukobwa ugukunda ariko adashaka kugira ute kubyerekana cyangwa kubikwereka. So nanone rero ibintu 9 bigaragaza ko umukobwa agukunda ariko akabihisha. Ikintu cya mbere, akwibuka kenshi mu bintu bito, ahora avuga ibintu bikwerekeye cyangwa akagutumaho ubutumwa budafite impamvu ikomeye ariko bigaragaza ko ahora agutekereza. Icya kabiri nanone reka dukomeze. Akwitegereza cyane ariko akihisha. Iyo muri hamwe ahora kureba mu buryo butaziguye, ariko iyo umuciye urubyiruko akihuta akareba ahandi. Cya gatatu, agera aho uri atabiteguye, yitwikira impamvu zisanzwe nko guherekeza ikintu cyangwa kukubaza ikibazo gito, ariko intego ari ukugumana nawe igihe kinini cyangwa cyaba gitoya. Ndetse icya kane, ashaka kumenya byinshi kuri wowe, ahora gutegera ibibazo byerekeye ubuzima bwawe, byifuzo byawe n'ibyahazaza hawe. Icya gatanu, akubera umufasha mu bintu byose, araguhumuriza mu gihe ubabaye, akagukorera ibintu bito bituma wumva ufite umuntu ugushyigikira. Icya gatandatu nanone, ashaka kukwereka ko ari wowe wihariye, agerageza gukora ibintu bitandukanye ku buryo bikwereka ko wowe uri umwihariko ku bandi. Cya karindwi nanone, kubwira amagambo y'urwenya cyangwa atuma wishima kenshi, koresha uburyo bwo gutuma uhora unezerewe kugira ngo aba hafi yawe utagize ute utabizi. Nanone rero ikintu cya 8, afite ishyari rihishwe, ndetse iyo avuze ko abandi bakobwa muganira bigaragara ko atabishimira cyane, ariko agasubiza ibintu mu buryo butagaragara nk'ishyari. Nanone icya 9 naricyo cya nyuma, akubona mu buryo bwihariye, ashobora kukubwira amagambo nk'uri umuntu w'umutima cyangwa ndabibona ko uri mwiza mu bitekerezo bitari nk'andi magambo asanzwe. Nanone rero inama ngiye kugira ute kuguhereza ku bintu 9 bigaragaza ko umukobwa agukunda ariko adashaka kubigaragaza cyangwa adashaka kwerura. Inama rero, ntukihutira gufata umwanzuro w'uko agukunda kugeza umenye neza imico ye n'impamvu ziri inyuma y'ibikorwa bye. Guma mu buryo bw'inshuti, bwo kuba inshuti nawe mbere y'uko umubwira cyangwa y'uko umubwira amarangamutima yawe, kugira ngo umurebe koko mufite umubano ukomeye. Shyiramo urugero rw'ubwubahane, kwihangana no guha agaciro ibimenyetso nubwo yaba abihisha. Umwanzuro rero nanone, umukobwa ushobora kugukunda ariko akabihisha cyangwa akabihishahisha, aba ari mu rugendo rwo kugenzura amarangamutima ye no kureba niba koko akwiriye kubiha icyerekezo. Umunyeshuri w'ubuzima w'imitekerereze John Gravey yaravuze ati, "Love is not always spoken. Sometimes it's hidden in the smallest gestures." Urukundo ntiruhora ruvugwa, rimwe na rimwe ruba ruhishe mu bikorwa bito cyane. Ibi bidusaba kuba maso ku bimenyetso no kubyitaho aho kwibanda gusa ku magambo. Nanone rero kanguhereze agakuru k'urukundo gashingiye kuri ibi bimenyetso. Hari umuhungu witwa Brian, wari umusore wicishaga bugufi kandi utavugisha amagambo menshi cyangwa utavuga amagambo menshi mu ishuri. Hari umukobwa witwaga Diane uhora aterwa isoni na Brian ari hafi. Diane ntiyigeze amubwira ko amukunda, ahubwo yakoraga ibintu bito
bituma ahora amutekereza. Yashakaga ko yicarana nawe mu gihe cy'amasomo, akamufasha gukora imikoro kandi akamuhamagara mu izina rye mu buryo butuje. Umunsi umwe Brian yararwaye atabasha kuza kugira ute ku ishuri. Diane atabivuze ku bandi yagiye kugira ute kumusura mu rugo, amuzaniye igikapu cyuzuye imbuto n'uduce tw'umutsima. Brian yabajije ati, kuki wirirwa untekerezaho gutya? Yanaraseka yitonze ati, nta mpamvu nyinshi, ariko hari abantu biza mu buzima bwawe ugasanga, cyangwa hari abantu baza mu buzima bwawe ugasanga utashobora kureba nk'abandi. Brian yumvise ibyo umutima urasimbuka. Icyo gihe nibwo yamenye ko Diane ibyo yakoraga byose, guhora amufasha, kumubaza amakuru no kugaragara aho ari, byari ibimenyetso by'urukundo rwinshi rwari rwarahishwe. Uwo munsi wabaye intangiriro y'urukundo rukomeye rufite ishingiro mu buryo cyangwa mu bikorwa bito ariko byuzuyemo umutima w'urukundo. Nanone rero wowe wamaze gukora subscribe, ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Nanone wowe utarayikoze, nizeye ko guhera ubu ngubu maze gukunda icyegeranyo cyacu cyangwa ibyegeranyo dukora ndetse n'inkuru z'urukundo tubahereza n'ibindi bigiye bitandukanye, kubera ko nizeye ko wenda bigize icyo bigufasha mu buzima bwawe. Nizeye ko ugiye kuduhereza subscribe. Ndagukunda cyane cyane wowe wamuzanye kuri YouTube channel yacu, ndetse nawe wowe uhuye n'iyi video ukayikunda ukaba ugiye gukora subscribe, ni karibu muri uyu muryango mugari wacu w'inkuru nshyashya TV. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze bandebera icyoroshye. Ciao ciao, hasta la vista, ciao, nahamukanye.